Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze bigwire kandi biganze mu mitima yanyu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ku bw'aka kanya Imana iduhaye kugusobanura inzozi. Ndashaka kugusobanurira inzozi zawe warose. Nitwa Pastor Musafiri, ministeri yacu yitwa Gerizimu. Uyu mwanya ndagira ngo twinjire muri uyu mwuka wo gusobanura inzozi. Ndashaka kuvuga ubusobanuro 20 bwo kurota impeta. Mbibutsa ko iki ni igice cya kabiri. Igice cya mbere nacyo twarakivuze, twasobanuye impeta, tuyivugaho ibintu byinshi. Twavuze impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, tuvuga mu gihe urose urimo kugura impeta, mu gihe urose urimo kuyigurisha, mu gihe urose wayitakaje, mu gihe urose yaguye mu mazi, mu gihe urose twavuze ibintu byinshi kandi byose twagiye tubisobanura uko umwuka yaduhaye kubisobanura. Hanyuma uyu munsi ndashaka kongera kuvuga ibindi bisobanuro 20 byo kurota impeta. Ndashimira rero abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Nawe utarabikora ndatekereza ko ari uko igihe kitari cyagera, ariko igihe nikigera ndabizi nawe uzabikora. Nta mutima mubi rwose. Hanyuma niba wari uri hano muri iki kiganiro cyacu, ni byiza kusiga ikimenyetso cy'uko wari uhari. Ujye ukanze ka like, biduha motivation, katwereka ko wa muntu wacu burya yari ahari. Yari ahari, yanakanze like, ibyo byadushimisha cyane kurushaho. Hanyuma munyemerere, niba hari inzozi warose, ndakwingingira ku Mana kugira ngo Imana ijye guha imbaraga, uzandike muri comment, kubera ko comment turazisoma, kandi iyo tuzisomye dufata umwanya uhagije, twarangiza tukanyuramo za nzozi. Dufata umwanya uhagije, twarangiza tukanyuramo za nzozi, tukazisobanura zose uko umwuka duhaye kuzisobanura. Rero murakoze cyane, ubuntu bw'Imana bubabeho, ineza y'Imana ikomeze ibazenguruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko iyo uzanditse turazisobanura, tukazikorera ikiganiro, bituma na mwene data wundi warose inzozi zimeze nkazo arushaho gusobanukirwa cyane kurushaho. Munyemerere dutangire rero. Navuze ko ari ubusobanuro 20, kandi mbibutsa ko ari igice cya kabiri cy'inzozi twarose. Impeta rero turavuga ubusobanuro bwa mbere. Ushobora kurota impeta, ariko bikaza ushobora kurota impeta ikaza nk'ikimenyetso cya identity cyangwa se identite yawe. Identite cyangwa se identity ni twavuga ngo ikisi ni uko wimenya, niba ariko twabyita mu Kinyarwanda. Impeta ushobora kuyirota ariko ikaza nk'ikimenyetso cya identite yawe, Identite ni twavuga ngo uko wimenya. Mu nzozi rero impeta iri ku rutoki niba urose impeta iri ku rutoki igaragara ku bantu bose, mu nzozi ishobora gusobanura uko wiyumva imbere muri wowe, uko ushaka ko abandi bakubona, cyangwa se icyiciro cy'ubuzima wiyumvamo. Umuntu wakunze, ufite inshingano, wiyemeje. Ubwo rero ibyo bishobora gutuma nyine hari uko wumva ko ushaka kugaragara imbere y'abandi. Nanone ushobora kurota impeta nk'ikimenyetso cya connection idasanzwe. Rimwe na rimwe ishobora gusobanura, rimwe na rimwe impeta ishobora gusobanura isano rikomeye hagati yawe n'umuntu, nubwo mutari kumwe ubu. Guhuza ibitekerezo cyangwa roho. Niba warotaga impeta isa n'ifite amateka, bishobora kuba bijyanye n'umuntu wo mu mateka yawe, kabone nubwo mwaba mutakiri kumwe, ariko bishobora gusobanura n'umuntu wo mu mateka yawe. Hanyuma kature ubusobanuro bwa gatatu. Impeta ishobora kuba nk'ikimenyetso
cy'icyemezo kidafashe impeta ishobora kuba nk'ikimenyetso cy'icyemezo kidafashwe neza. Niba mu nzozi wumvaga urujijo kuri iyo mpeta, bishobora gusobanura icyemezo ukomeje gutinza. Bishobora gusobanura ko hari icyemezo ukomeje gutinza, cyangwa umubano utaramenya neza aho ujya, umubano utaramenya neza aho ujya cyangwa se aho werekera. Reka tujye wenda mu busobanuro bwa kane, ariko mbere yo kuyinjira mu busobanuro bwa kane turakwibutsa ko tugira amateraniro ya online yo gusengera inzozi zacu twarose, ni amateraniro ya deliverance yo kubohoka. So rero iyo ushaka kubana natwe uratwandikira muri description, hanyuma tukaguhereza nimero. Muri description ya video haba harimo nimero yacu, uratwandikira hanyuma tukaguhereza telefone yacu tukaguhereza link yacu, ukaza ukabana natwe muri ayo materaniro. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa kane. Impeta nk'ikimenyetso cyangwa se nk'ikimenyetso agaciro kawe. Impeta ifite agaciro. Niba warotaga uyishaka cyane cyangwa uyibura, bishobora kugaragaza ko uri gushaka kumenya agaciro kawe, cyangwa ko hari aho wumva utishimiye uko wifata. Impeta nanone ushobora kuyirota, ubwo tugeze ku busobanuro bwa gatanu. Impeta nanone ushobora kuyirota nk'ikimenyetso cy'igihe, kubera ko izenguruka nk'isaha. Ushobora gusobanura ko hari ikintu cyegereje kurangira, cyangwa igihe cyo gufata icyemezo kigeze. Ubusobanuro bwa gatandatu. Impeta nk'ikimenyetso cyangwa se nk'ikimenyetso cy'iki, sinzi uko nabyita, nk'ikimenyetso cy'ibyahashize. Impeta cyangwa se nk'ikimenyetso cy'ibyahashize cyangwa se cy'ingaruka z'ibyo wakoze. Impeta ishobora kugereranywa n'ikintu kigaruka aho cyatangiriye. Ibi bishobora gusobanura ibyo wakoze mu gihe cyashize bigiye kugaruka, ibyiza cyangwa se bibi. Ubusobanuro bwa karindwi. Impeta nk'ikimenyetso cy'icyifuzo gihishe. Niba warotaga impeta nziza cyane itari iyawe, bishobora kugaragaza inzozi z'imbere mu mutima, icyifuzo wifitemo ariko nyamara ukaba utakivuga. Niba warotaga impeta nziza cyane ariko ukabona si iyawe, ibyo biba bigaragaza ko hari inzozi z'imbere, hari plan y'imbere ufite mu buzima bwawe n'imbere, hari vision ufite imbere muri wowe mu mutima, ariko akaba ari icyifuzo kiri muri wowe utavuga. Ushobora kureba wenda n'umuntu ubwa mwiza cyane, ukaba wumva hari icyifuzo ushaka kumugezaho cyo kugira ngo mwakutangirana umushinga w'urukundo, ariko ntagire ikintu umubwira. Noneho ukarota impeta ubwo, cyangwa se wayifuza ukarota impeta nziza cyane ariko ukarota urimo kuyifuza, bishobora kugaragaza inzozi zawe z'imbere. Nyine ufite icyifuzo cyo kuyigira, bishobora inzozi ufite cyangwa se icyifuzo ufitemo imbere ariko utari wagaragariza undi muntu. Reka turebe ubusobanuro bwa munani. Ushobora kurota impeta ariko bigasobanura ikimenyetso cy'ubwiyunge n'umutima wawe. Rimwe na rimwe impeta ishobora gusobanura ko wiyakira ukuri, kwemera amakosa yawe no gutangira bushya. Ubusobanuro bwa 9. Impeta nk'ikimenyetso cy'umurage. Niba impeta yari isa n'iy'umuryango cyangwa ishaje, bishobora gusobanura umuco, imigenzo cyangwa inshingano z'umuryango zikureba, cyangwa ko hari ibyo wakomoye
ku bakubanjirije bikigufiteho ingaruka za karande twavugaga, cyangwa se niba kaba hari ibyo wakomoye ku batubanjirije ba sogokuruza bikigufiteho ingaruka. Impeta nk'ikimenyetso cyo kurangiza urugendo. Kubera ko ari uruziga rwuzuye, bishobora gusobanura ko hari igice cy'ubuzima bwawe kiri kurangira, ko uri hafi gutangira ikindi cyiciro gishya. Reka turebe ubusobanuro bwa 11. Impeta n'ikimenyetso cya cycle y'ubuzima. Kubera ko impeta izenguruka kandi idafite intangiriro cyangwa iherezo, ishobora gusobanura ikintu gisubiramo mu buzima bwawe, nk'imyitwarire imwe, amakosa yisubiramo. Isomo rero, ubuzima bukugarurira kenshi kugeza uryize. Ubuzima bukugarurira kenshi kugeza uryize. Izo nzozi zishobora kuba zikubwira ngo hari isomo utararangiza kwiga. Uvuga ngo niba impeta nanone ushobora kuyirota, ariko nanone ikaba ifitanye isano na mwuka wa karande. Ni ukuvuga ngo biba ari ibintu byisubiramo mu buzima bwawe, imyitwarire, amakosa asubiramo, buhora bakwirukana mu kazi. Ntabwo aba ari ibintu bisanzwe gutyo gusa, ushobora gusanga ari imyuka ya karande. Mu gihe rero ushobora kubirota gutya, ukarota impeta nyine imeze uko kuntu, ubwo bishobora gusobanura yuko ari amakosa ahora yisubiramo, bya bindi uhoramo bihora byirepeta bitajya birangira. Nanone ushobora kurota impeta. Ubusobanuro bwa 12, ushobora kurota impeta nk'ikimenyetso cy'indangagaciro zawe. Impeta ishobora kugereranywa n'agaciro kawe bwite. Niba iyo mpeta warose yari nziza kandi isukuye, wiyumva ufite agaciro. Niba iyo mpeta yari nziza kandi isukuye, ibyo biba bisobanura ko muri wowe wiyumva nk'umuntu ufite agaciro. Ariko niba iyo mpeta yari yarangiritse, hari aho wiyumva utihesha agaciro nawe mu buzima bwawe, ukumva utihesha agaciro mu buryo buhagije. Reka turebe ubusobanuro bwa 13. Hanyuma iki kiganiro gikoze saa 7:30 z'ijoro, ngikoze naniwe, uraza kwihangana, ndi gucunguza uburyo umwete. Impeta nk'ikimenyetso cyo gufungwa. Rimwe na rimwe impeta ishobora gusobanura kumva ufunzwe n'ikintu. Kumva ufunzwe, uboshywe n'umubano, akazi cyangwa se inshingano, utagira umudendezo uhagije, cyane cyane niba mu nzozi wageragezaga kuyikuramo bikanga. Mu gihe cyo mu nzozi wagerageza gukuramo impeta ukabona biranze, biba bisobanura ko hari ibintu runaka bikuboshye. Uboshywe n'akazi, uboshywe n'umubano, uboshywe n'inshingano, cyangwa hari imigozi yo mu bisekuru cyangwa ibyo bakwatuyeho bikuboshye nyine. Niba wagerageza kuyikuramo ukabona biranze. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 14. Impeta nanone ushobora kuyirota bikaba nk'ikimenyetso cy'isezerano wihaye wowe ubwawe. Si buri gihe iba isezerano hagati yawe n'undi muntu. Ishobora kuba isezerano wihaye nk'ikimenyetso cyo guhindura ubuzima, gahunda wiyemeje kurangiza. Nanone ushobora kurota ufite impeta, ariko bikaba bisobanura ko hari isezerano wisezeranije wowe ubwawe, hari gahunda wiyemeje mu buzima bwawe, cyangwa hari target wihaye kurangiza. Ubusobanuro bwa 15. Impeta nk'ikimenyetso cy'amarangamutima ataravuzwe. Niba impeta yari ihishe cyangwa uyibitse, bishobora gusobanura ko hari amarangamutima uhishe cyangwa urukundo rutigeze ruvugwa. Kuvuga ngo bishobora kuba hari umuntu ukunda ariko utabwira. Niba warose impeta ihishwe cyangwa se ibitswe. Nanone ushobora kurota impeta ariko bikaba nk'ikimenyetso cy'umutekano, kubera ko impeta ihamye ku rutoki ishobora gusobanura gushaka umutekano, kwifuza ubuzima butajegajega. Reka turebe ubusobanuro bwa 17. Impeta nk'ikimenyetso cy'impinduka iri hafi.
rimwe na rimwe kurota impeta bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka nini, nk'akazi gashya, umubano mushya, kwimuka, gutangira igice gishya cy'ubuzima. So reka turebe ubusobanuro bwa 8. Impeta bwa 18. Impeta nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge. Niba warotaga ugaruye impeta cyangwa uyisubije ku rutoki, bishobora gusobanura kubabarira cyangwa se kongera kubaka umubano wari waracitse. Munyemerere nsoreze aha ngaha. Nari navuze ibintu 20 ariko munyemerere mvuga ibintu 18. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibabeho, ibindi wenda tuzabihuraho ubutaha. Numva naniwe, ubuntu bw'Imana bubazenguruke. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kundusha. Shalom, shalom, shalom.